bimeze biti ibyegezo byose byubakiye kuri Rocky sobanuye mwongeye kwirirwa yemwe ego aracyari magagari kibamba umunsi mwiza w'abamama harya sejo Amateka y'imyidagaduro nyarwanda hari amazina amwe n'amwe yanditse inkuru zidasanzwe rwose. Izina rya Junior Giti riza ku isonga nk'umwe mu bantu bahinduye burundu uburyo abanyarwanda babonamo sinema n'umuziki. Ariko se Junior Giti ninde, ni muntu ki? Ni gute yubatse izina rye rikagira aho rihinduka urufunguzo mu myidagaduro y'u Rwanda? Mu Rwanda kandi hari abantu batangiye ibikorwa byoroheje ariko bakazavamo ibyamamare bikomeye. Uyu munsi reka tuganire urugendo rw'umusore witwa Mark Wizeye uzwi cyane ku izina rya Rocky Kimomo. Umuhanzi, umushoramari w'imyidagaduro, umucuruzi w'ubukerarugendo, umufasha mu bikorwa by'urukundo ndetse yewe n'umwe mu bantu bashyize imbere gufasha abanyarwanda gusobanukirwa n'amafilime abifashijwemo n'ubuhanga bwe mu kuyavanga no kuyavuga mu ndimi z'ikinyarwanda ayakuye mu ndimi z'amahanga. Akenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa. sobanuye mwongeye kwirirwa yemwe Abagabo bombi rero yaba Junior Giti ndetse we na Rocky Kimomo, umwe arubatse mu gihe undi akiri ingaragu. Usibye ko bose ari abasobanuzi ba filime, ikindi bahuriyeho nuko bose banakunzwe cyane. Ukunda Rocky cyangwa Junior Giti, bose bakoze ibidasanzwe, bose ni abahanga mu bintu byabo. Ariko se hejuru y'ubwamamare n'igikundiro bafite ubundi ni bantu ki? Ko no mu ntore habamo izirusha guhamiriza hagati y'aba basore bombi Ninde, Urenze. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, ikaze kuri Kigali Post, ikaze kandi muri DVS. Ningirira muzakomeza kumvira muri Kigali Post, ngaho kora subscribe, fungura inzogira ubundi tuzabane muri byose. Amazina ye nyayo ni Bugingo Boni. Uyu ni umunyarwanda wavukiye mu muryango ufite abana 4 bose bageze mu buhanzi bwo gusobanura filime. Muri aba bana bamenyekanye cyane ni Mike, Yanga, Sankara ndetse we na Junior Giti. Kuva mu bwana bwe Junior yagaragazaga ubushake bwo kuvuga, guhanga amagambo no kwinjira mu buzima bw'imyidagaduro. Byari ibintu bisanzwe kubona akina akoresheje ijwi, ariko nyine agasubiramo ibyo yabonaga muri filime cyangwa se mu biganiro byo kuri radio. Mu gihe gusobanura filime rero byari bikiri mu bintu bifatwa nk'utuntu tw'urubyiruko rudafite imirimo. Junior we yabibonye nk'amahirwe akomeye. Hariho yatangiye akoresha uburyo bworoshye, afata amafilime y'amahanga akayashyira mu ndimi z'ikinyarwanda ariko akongeramo n'ikindi kinyarwanda cye cyuzuyemo amagambo y'urwenya, imvugo z'iki gihe n'udushya yewe twa hafi y'umuco nyarwanda. Imvugo ze zishimishije, uburyo yavugiraga muri filime byatumye akundwa cyane. Filime zasobanuwe na Junior Giti rero zatangiye gukwirakwira mu baturage benshi, by'umwihariko urubyiruko ruramukunda. Umwuga wa Junior Giti ntiyawukoze wenyine, yawufatanyaga n'abavandimwe be barimo Mike, Yanga ndetse we na Sankara, bose bazwi cyane nk'abavandimwe ba Junior Giti. Aba bavandimwe bane bahinduye isura y'igisata cy'ubusobanuzi bwa filime mu Rwanda, bakora nk'itsinda rimwe ariko buri wese afite uburyo bwe bwihariye bwo gusobanura filime. Kuva icyo gihe amazina yabo yagize ubwamamare bukomeye ku buryo Giti Family yabaye ikimenyetso cy'imyidagaduro mishya mu Rwanda. Junior Giti ntihagarariye gusa mu gusobanura filime, yaje no gushinga sosiyete yitwa Giti Business Group igamije kugeza filime zisobanuye ku isoko ryo mu Rwanda, by'umwihariko banabigize umwuga. Ariko ntabwo yahagarariye aho, yaje no kwinjira mu muziki n'ubucuruzi bwo gucunga abahanzi. Yashinze label yitwa Giti Business Group, asinyisha abahanzi barimo Chris Easy na Ayo Beats, anasohora indirimbo yabo ya mbere yitwa Josephina. Ibi byamugize umwe rero mu bantu bari guha agaciro uburyo bushya bwo guteza imbere impano z'urubyiruko. Junior Giti yagaragaje ko gusobanura filime bishobora kuba umwuga w'ukuri, agatanga ubukungu n'icyubahiro. Mu mvugo ze bwite yavuze ko gusobanura filime ari umurimo uhemba neza cyane mu Rwanda ndetse yewe no mu Burundi nyine, ndetse n'ahandi hantu hose bumva ikinyarwanda cyane. Yagize uruhare mu kuzamura igisekuru cyose cy'urubyiruko rwabonye impano n'ubuhanzi bushobora guhindura ubuzima aho kubifata nk'ibidafite agaciro. Inkuru ya Junior Giti niyo umuntu wiyemeje guhindura ibintu bitafatwaga nk'iby'ingenzi akabibyaza umusaruro kandi akabihindura
guhindura isoko ry'imyidagaduro. Urugero rero rwerekana ko impano ikozwe neza ihinduka umwuga. Yerekana kandi ko gukorana neza n'umuryango bishobora kuzana imbaraga n'icyubahiro. Ubuhanga, udushya mu buhanzi nibyo bigufasha kumenyekana muri byose. Ubu rero izina Junior Giti ntiryumvikana gusa mu gusobanura filime, ahubwo ni isomo ry'urubyiruko rwose rufite inzozi. Urugero rw'uko umuntu ashobora guhaguruka agahindura igitekerezo cyoroshye akagikura mu mwijima kikabera urumuri rw'igihugu cyose. Uwo ni Junior Giti. None Rocky Kimomo we Ninde ni muntu ki? Rocky Kimomo we nakubwira ko amazina ye yose ari Uwizeye Maka, akaba yaravukiye i Kigali mu gace ka Gatsata ku wa 1 Mutarama mu 1991. Yarezwe mu rugo rusanzwe i Gatsata aho yakuriye mu buzima butoroshye ariko arangwa n'inzozi zo kuzagira kure. Mu mashuri ye yari umwana w'ingenzi wakundaga imyidagaduro, umuziki ndetse we n'amafilime. Mu myaka ya 2015 Rocky Kimomo yatangiye kumenyekana cyane nk'umusesenguzi n'umusobanuzi w'amafilime, film interpreter. Yari afite uburyo budasanzwe bwo kuvuga no gusobanura amafilime mu Kinyarwanda bituma abantu benshi batangira gukunda no kureba amafilime anyuranye, cyane rero abataragiraga ubushobozi bwo kuyumva mu ndimi z'amahanga. Uburyo rero bwatumye Rocky akundwa cyane mu Banyarwanda ndetse yewe aza no guhembwa nka Best Movie Interpreter muri 2019 mu iserukiramuco ryitwa Made in Rwanda Awards. Nyuma yo kubona ko impano yikunzwe cyane, Rocky yaguye ibikorwa bye atangiza sosiyete yitwa Rocky Entertainment. Iyi rero ikaba yari na label ifasha abahanzi bato kuzamuka igateza imbere impano nshya. Abahanzi rero banyuze no muri iyi sosiyete twavugamo witwa Papa cyangwa Generous for Mirabyo de Warren, Emeline Penzi n'abandi. Rocky Kimomo rero yahindutse umuyobozi w'imyidagaduro n'umunyabushishozi uhuza umuziki n'ubucuruzi. Uretse umuziki, Rocky yashinze Kimomo Safaris, ikigo gifasha kwamamaza ubukerarugendo mu Rwanda. Yakoranye ibya hafi n'abahanzi nyarwanda mu gutembereza pariki z'iki gihugu nka Nyungwe, Volcano n'Akagera. Ibikorwa rero byari bigamije gushyigikira gahunda ya leta yitwa Visit Rwanda, byongera no kumenyekanisha igihugu ku rwego mpuzamahanga. Rocky Kimomo ntihagarariye mu myidagaduro gusa, azwi nk'umuntu ukunda gufasha abatishoboye cyane abantu bavukanye ubwandu bwa virusi itera sida mu karere ka Gasabo. Afasha mu kubishyurira amashuri, ibikoresho n'ibindi bifasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri 2019 Rocky yahembwe nka Best Interpreter in Made in Rwanda Awards, mu gihe muri 2020 yabaye Best Influencer of the Year muri The Choice Awards. Ibihembo rero byose byamuhaye isura yo kuba umwe mu bantu bafite ingufu mu myidagaduro nyarwanda. Kuri Instagram Rocky afite abamukurikira barenga 600,000 bose, ngiye kuri TikTok afite abarenga 100,000 bose hamwe n'ibihumbi bya likes. Uyu mubare munini no wamukurikira wamuteye kuba umwe mu bantu bafite ijwi rikomeye mu Rwanda binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Tutibagiwe ko afite YouTube channel, akaba ari YouTube channel imwe mu zimaze kuzuza abamukurikira cyangwa abasubscribers miliyoni. Rocky rero ni umuhanzi w'umuziki, umwanditsi w'indirimbo ndetse yewe akaba yaranagize uruhare mu kwandika filime ye yiswe Rat of Soldier, aho yanateguwe n'indirimbo zayo ziri kuri Sino Track. Rocky Kimomo rero nakubwira ko yahereye hasi yashoboka rwose. Mu miryango y'Gatsata akorera mu buzima busanzwe, ariko inzozi ze n'umurava n'ubushake byo gukora ibitandukanye byamuhinduriye amateka. Uyu munsi n'umwe mu bantu bafite ijambo mu myidagaduro no mu bukerarugendo mu bikorwa by'urukundo mu Rwanda. Uru rugendo rwe rero rutwereka ko inzozi zidashoboka ku muntu ufite icyerekezo n'imbaraga zo guharanira kuyigeraho iyo abigenze mu gake. Tugiye rero kugereranya abagabo bombi Rocky Kimomo na Junior Giti. Nakubwira ko Rocky Kimomo ari umunyamakuru, umusobanuzi w'amafilime, translator, ariko kandi akaba ari n'umunyamashusho ukora ibikorwa byo gusobanura filime no kubishyira kuri YouTube. Mu byo yamenyekanyeho rero, yamenyekanye cyane mu gusobanura filime mu buryo bushimishije kandi busekeje, ndetse bikaba byaramuhesheje izina rikomeye hano mu Rwanda no mu bihugu duturanye. Afite uburyo bushya bwo gusobanura filime bujyanye n'igihe, ahashyiramo ibitwenge, imvugo z'abakiri bato ndetse yewe n'ibindi byinshi bisekeje. Yagize uruhare mu gutuma filime explanation mu Kinyarwanda ihinduka ibintu bikunzwe cyane, ubwo nagasobanuye nyine. Akora urubyiruko cyane akoresheje imvugo zabo, kandi akabakorera no ku mbuga nkoranyambaga zigezweho urubyiruko rukunda gukoresha harimo nka YouTube na TikTok. Mu gihe Junior Giti we ari umwe mu basobanuzi b'amafilime ba mbere bakomeye mu Rwanda, akaba yaratangiye mbere y'abandi benshi
akaba yaranamenyekanye cyane mu myaka hagati y'ibihumbi 2010 kuzamura kugeza muri uyu mwaka ubwo filime zasohokaga kuri VCD ndetse no kuri DVD. Numwe rero mu bashinze isoko ryo gusobanura filime mu Kinyarwanda, akaba yaranagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha filime mu Rwanda mu gihe internet yari itarakwira hose. Abenshi rero bakunze kumva indirimbo cyangwa amafilime mu Kinyarwanda babikesha we n'abandi basobanuzi ba filime. Tugiye rero kubagereranya nuko ku rwego rw'amateka cyangwa legacy, Junior Giti ni urenze rwose kuko n'umwe mu bashinze umusingi wo gusobanura filime mu Rwanda. Ku rwego rw'ubu popularity ya none, Rocky Kimomo niwe wa mbere kuko nyine afite uburyo bushya akoresha imbuga zigezweho kandi akaba afite n'abakunzi benshi bamukurikira kuri izo mbuga akoresha. Umwanzuro rero twe twakubwira ko niba tuvuga ku bashyize urufatiro pioneers cyangwa bashinze ibintu, Junior Giti ni urenze rwose kuko nyine n'ibintu yabyinjiyemo mbere yuko na Rocky tumumenya. Niba tuvuga ubwamamare rero muri iki gihe current form, Rocky Kimomo ni urenze nuko tubyumva. Ubundi ntituba tugamije kuzana impaka cyangwa se ngo tuzongere mu badukurikira, ahubwo twe tuguha ibintu byose wakaba ushingiraho ugereranya, ubundi tukakubwira uko tubyumva, ariko kandi nawe wemere kutubwira uko byumva aho hasi muri comment. Nuko nsoje rero, naho ubundi reka duhurire mu kiganiro cyacu gitaha, mutubwire uko mubyumva aho hasi muri comment. Rocky Kimomo ndetse na Junior Giti Ninde urenze. Yeah.